Abantu bakoresha imoso guichere aho kuba ikibazo ubwabyo, ikibazo gikomeye cyaba guhatirwa kubireka. Tubaye ikaze muri iki kiganiro. Abahanga mu bijyanye n'imyitwarire ya muntu batangaza ko kuba umwana yatangira kwiga gukoresha ibintu bitandukanye akoresha imoso nta kibazo bishobora kumutera mu bihe bizaza, ahubwo ibibazo bishobora kubiterwa no kumuhatira gukoresha indyo. Mu Rwanda rw'isi muri rusange hari abantu b'ingeri zose mu buzima butandukanye bakoresha imoso kandi bariho ubuzima busanzwe nta kibazo. Ku bantu bose batuye isi abagera kuri 12% nibo bakoresha imoso. Ibyo byatumye banagenerwa umunsi mpuzamahanga wo buri mwaka tariki ya 13 z'ukwa munani. Abantu batandukanye usanga bumva ko gukoresha imoso ari ibintu bidasanzwe, ku buryo bashobora kubifata nk'uburwayi cyangwa se ikindi kibazo gikomeye umuntu yahuye nacyo mu buzima. Mu mashuri amwe n'amwe usanga abarimu cyangwa ababyeyi bakubita abana kubera ko bakoresha ukuboko kw'imoso mu gihe bari kwiga kwandika, babahatira gukoresha ukuboko kw'iburyo gufatwa nk'uburyo busanzwe bw'imikorere ku bandi bantu. Umwe mu baganga b'inzobere ku bijyanye n'imyitwarire ya muntu psychology clinic avuga ko kuba umwana yakwandikisha imoso ntaho bihuriye no kuba atazagira icyo yimarira mu buzima. Avuga kuri iyi ngingo yaragize ati umwana wandikisha akamoso cyangwa akaryo no kuba yaba ikigoyi cyangwa kutagira ubwenge ntaho bihuriye. Akomeza avuga ko uburyo umuryango ufata uwo mwana ari byo bishobora kumugiraho ingaruka mbi mu buzima. Yakomeje agira ati kuba bafata inkoni ukamukubita cyangwa se bagenzi be bakamukwena, urumva ko hazamo ikintu cyo kugira isoni, ikimwaro, umwana ntabe yagira ubushobozi bwo kwigaragaza mu bandi. Yongeraho ko ibyo bishobora gutuma umwana akoresha imoso ari umuhanga bimuviramo kuba umuswa, atari uko adafite ubwenge, ahubwo ari uko yagize ikimwaro kubera kumenyera kuko akoresha imoso. Gukubita umwana kuko yandikisha imoso ntabwo ari umuti, ahubwo birushaho kumutera ibibazo byo kwigaragaza mu muryango ndetse no kugira icyizere, nk'uko iyi nzobere yabisobanuye. Uyu muhanga aganira ku mpamvu zitera gukoresha imoso yavuze ko gukoresha imoso bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo ibijyanye n'imikorere y'umubiri w'umuntu anatomique et biologique, ndetse n'ibijyanye n'uburyo bw'uko umuntu yitwara mu muryango society. Ku bijyanye n'imikorere y'umubiri w'umuntu ni uko ubwonko bw'umuntu bufite ibice bibiri, icy'iburyo n'icy'ibumoso. Ibyo bice byombi by'ubwonko bifite ukuntu bikorana mu kuringaniza ibikorwa cyangwa imyitwarire y'umuntu lateralization. Muri ubwo buryo bwo kuringaniza imyitwarire y'umuntu niho haba ikibazo. Igikorwa gikozwe n'ukuboko kw'ibumoso, ubutumwa bukoreshwa ukuboko buba bwaturutse mu gice cy'iburyo ku kuboko, nk'uko igikozwe n'ukuboko kw'iburyo kiba cyaturutse mu gice cy'ibumoso. Iyo yavuze ikibazo muri uko gushyira ku murongo imyitwarire y'umuntu, ushobora gusanga umuntu akoresha akaboko kamwe, igice kimwe cy'ubwonko, ntashobore kuba yakoresha imoso ye n'indyo, ahubwo agakoresha imoso gusa, nk'uko bitangazwa n'inzobere mu mikorere y'ubwonko bwa muntu. Ku bijyanye n'uburyo umuntu yitwara mu muryango, gukoresha imoso bishobora guterwa no kwigana. Umwana ashobora gutangira yigana bagenzi be cyangwa abandi bantu bakoresha imoso, nyuma akabyubakaho ntabashe kubyikobotora. Uyu mushakashatsi asoza agira inama abantu bose ko uburyo bw'imikorere budakwiye kugira uwo butera impungenge, kuko ntaho bihuriye no kuba umuntu yaba uw'ingirakamaro cyangwa ndetse ingero n'urubumbirajana rw'abantu bakoresha imoso nyamara babaho ubuzima busanzwe nta tandukaniro na rito kubw'abakoresha indyo ifatwa nk'uburyo busanzwe bw'imikorere. Bityo rero nta mwana ukwiriye guhutazwa kuko akoresha imoso, ahubwo igikwiriye no kumutera ingabo mu bitugu no kumuha ibyo akeneye byose kugira ngo avemo umukuru azaba umugabo cyangwa umugore w'ingirakamaro ubwe, ku muryango we ndetse no ku muryango mugari rusange. Dusoje ikiganiro cyacu nawe utaha ku ishuri.